burya rwose inka z'inyambaro zihamagara zikitaba. Muraza kubibona. Hanyuma tubonamo inyoni nyinshi n'ibyari byazo, kandi inyoni z'ubwoko bwinshi. Tubonamo ingamiya, tubonamo amafarasi, tubonamo indogobe, tubonamo intama z'ubwoya n'ibindi. Tandukana na babandi babeshya ababona Ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage, by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025, Der Sprechen Hub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye, aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera ku isaha y'isambiri n'igice kugeza ku isaha y'isatanu n'igice. Abiga igicamunsi no guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera ku isaha y'isasaba n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isambiri n'iminota 30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga ku wa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isambiri n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze, tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, mu nyubako ya Arisinawi Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp. Yes, bakunzi bakareya Omar Pano, twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe. Turacyari mu ntangiriro z'umwaka
rero ntago twabura kubashimira uko twabanye mu mwaka wa 2024 nuko dutangiranye uyu nguyu wa 2025. Ndizera ko tuzawubanamo neza. Ikiganiro cy'uyu munsi kijyanye n'urugendo twagize, uruzinduko twagize hari kuwa kane, urugendo twagiriye mu karere ka Gasabo aho bita Ibusyantobo, ariko ngira ngo ubu ngubu ni Ibusyanzoga. Abatahazi ni hagati y'umurenge wa Ndera n'uwa Bumbogo, ngira ngo urenza hamwe hahoze ari komine Rubungo, ahandi hahoze ari komine Gikomero, ni mu Kabande. Urenza amashuri y'Umusavu kamanuka hasi mu Kabande. Aho rero twari twasuye ibikorwa by'indashyikirwa by'umushinga witwa Abane. Kandebe ko n'umushinga mugari ukorerwa ukiri mu myiteguro, ariko ibikorwa byayo biragaragara, witwa Kigali Eco Park and Cultural Village. Ngewe ukorerwa kuri hegitari 85. Ubwo nge nawita ni ubukerarugendo bushingiye ku buhinzi n'ibidukikije, ubukerarugendo bushingiye ku muco n'ibidukikije kandi bukorerwa mu mujyi. Igice cya mbere turabanza kuvuga ibijyanye n'amatungo n'inyamaswa twahabonye. Hanyuma ikindi gice twari kumwe n'abashyitsi, umushyitsi umwe wavuye mu Budage, tuzamukoresha ikiganiro atubwira uko yabibonye. Hanyuma na nyiri umushinga nawe tumukoresha ikiganiro. None icyo gice cya kabiri kikazaba ari cyo kizazamo ibijyanye n'ibidukikije, ibiti, amazi n'ibindi. Ariko iki gice cya mbere cyo kiribanda ku nyamaswa twabonyemo inka z'inyambo. Burya rwose inka z'inyambo barazihamagara zikitaba, muraza kubibona. Indangamirwa barwanye bitanganye intara z'inka zitanga amakuru naho. Impagaza 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 indangamirwa hanyuma tubonamo inyoni nyinshi n'ibyari byazo, kandi inyoni z'ubwoko bwinshi. Tubonamo ingamiya, tubonamo amafarasi, tubonamo indogobe, tubonamo intama z'ubwoya n'ibindi. Turaza kugaruka muri detaye nk'uko mugenda mubona amashusho. Ikigaragara cyo ntabwo ari ukuntu nari nambaye. Ikiganiro twagifashe kuwa kane, urugendo twarukoze kuwa kane, amasaha tubana make ntibyadushobokera kugira ngo tukinyuzeho. Hagati ariko navuga ku tuntu tubiri cyangwa dutatu mubiriho uno munsi. Icya mbere ni situation ya Liliane Uwineza wari umaze iminsi afite channel yitwa Ganira 250.
yashyiragaho ibiganiro binyuranye biri challenging, ariko bigakubitiraho ko iyo channel yayishinze amaze gutakaza akazi. Nkunda kubwira abantu ko mu bintu bitera depression, perte d'emploi, perte de congé, ibyo ngibyo ni ntakumirwa mu kuba byagutera depression. Bisaba kwihangana ukagira abantu bakuba hafi. Iyo rero ugize perte d'emploi ikagusanga mu zindi situation, none ugashyikira ku mihanda, byanze bikunze ari ibyo uhavugira, ari uburyo ubyitwaramo, none hagakubitiraho none n'uburyo abantu babyakira. Hari n'ababyakira bakwagiserera, noneho bikarushaho na depression ikazamuka. Ibyo rero nibyo byabaye. Ngiye ku giti cyanjye abantu bari bamaze kunsaba akimara gutakaza akazi, bambwira bati ube wamufasha. Nateganya kuba najya mutumira mu biganiro byabaye ibyo kuri social media no kuri mainstream, ariko nyuma nza kubona ikiganiro yakoze atari muri mood nziza, n'ibindi byinshi yagendaga ubona ko asa naho azanamo kwibasira abantu, cyangwa se akazanamo cyo nakwita kamere yahabara, kamere ye. Ugasanga nyine bisa naho byatandukiriye n'umwuga, cyangwa akibasira n'abantu ku giti cyabo. Option zari ebyiri. Icyambere yari akeneye ni ukuvuzwa. Ejo akimara gufatwa abantu bampamagaye, baravugaga bati twizere ko ari RMC imutwaye ngo ibanze imuvuze, cyangwa se akaba ari RIB imutwaye ku byo yaba abazwa yakoreye kuri channel ye. Ubwo ntabwo turamenya uko byifashe, ariko ni RIB imufite. Ariko RMC yagoboka kuko kesi y'umunyamakuru simbizi, nabyo birimo ni yindi ngingo turaza kuvuganaho. Niba ari umunyamakuru ugengwa na RMC, niba afite ikarita yabo kuko yari amaze igihe akora mu bitaro bya Kacyiru nk'umukontabure, niba yaribukaga kureviza carte, kuko ikarita ya RMC imara umwaka umwe, igura 2020 ikamara umwaka umwe. Ubwo abaye atarayivuguruye, byarebwa niba situation yarimo RMC aricyo yafasha. Uko byamera kose ntabwo yapfa kumutererana. Gusa nyine abantu ni ukureba ngo ese koko iriya situation ya Liliane ikeneye gufungwa cyangwa ikeneye muganga, ikeneye kuvuzwa. Ibyo nibyo abantu bakagombye kubanza bakareba, kuko ni societe twubaka, ni yacu, natwe tuyirimo. Ibiba kuri umwe n'undi byamubaho. Kuba deprime kubera kutakaje akazi n'undi yagatakaza, bakunda kuvuga ko isi idasakaye ubuzima. Ibishobora kuba byatera depression ni byinshi. Kamite mbifatanya situation ya Liliane, mbifatanya n'ibiri kuvugwa ku mbuga z'abanyamakuru, cyane cyane biturutse ku itangazo RMC yatanze ivuga uburyo abanyamakuru bagomba gushaka facts, amaterima agomba gukoreshwa n'ibindi no kubalansinga inkuru. Nabaye nk'ugikomozaho ukuntu kubalansinga ni tekinike yemewe. Amakabya nkuru ntabwo nayo ari meza, kubera ko arashyushya, rimwe na rimwe ashyushya imitwe, kandi bikaba byagabanyiriza n'icyizere itangazamakuru. Ariko kubalansinga ntabwo bishoboka igihe cyose. Kuvuga rero ngo abavugwa mu nkuru bose bazi, ushize nabivuze, my position is always the same. Umuntu uvuzwe mu nkuru niba atahawe umwanya yemerewe kuwusaba, ariko ntabwo bihagarika inkuru. Nawe uhabwa bukeye hazakorwa indi nkuru. Ntabwo igitangazamakuru kiba gifunze imiryango. Ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bisohoka mu nkuru. Aho niho mpagaze. Cyane cyane ko bakabaye babalansa, babanza kwihishahisha baca hirya no hino. Barabizi. So niba baca muri kulisi bakajya kubwira RMC, rero ntabwo ibyo ari byo. Ntabwo ari byo. Bagahamagaye wakoze inkuru, bakamubwira ati dore aho mpagaze. Ahubwo rero ukazajya kuvuga ari uko yanze kubitangaza ibyo wamubwiye. Ariko mu gihe atarabitangaza, hari ababa badashaka kuvugisha itangazamakuru. Kuba rero byakwitwa kwibasira, nabonye ku mbuga hari abagerageza kuvugisha ukuri, abandi bakaruma bahuha. Dufite situation navuga senda byita iki, ni nk'itonesha cyangwa no gutinya bamwe.
kuko hari n'abanyamakuru batondagira bagenzi babo, batanganya ubumenyi, batanganya imyaka, batanganya ubushobozi mu gukora wapi, inzego zikarebera, hanyuma hagira undi uza ukabona zirahagurutse gute? Ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka. Iyo hatabaye ko abantu bareshya, umuntu ngo abone ibyo akwiye, arabyiha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umunwa ntawe urusha ubundi, mu itangazamakuru twese ntawe urusha undi umunwa, ntawe urusha undi amagambo, ntawe urusha undi space. Iyo bavuze abantu ngo bibirumira habiri, hari uwakoresheje iyo terime ibirumira habiri, bashaka kuvuga abantu bakora muri mainstream, bafite press card, bakanagira na social media, YouTube channels, bibagiwemo n'abafite Twitter, amapage ya Twitter n'aya Facebook. Ubundi byakabaye ko en principe byakabaye ko uko witwara muri mainstream mu mwuga ariko witwara no kuri social media zose zawe. Ariko se birakorwa? Ntitubazi birwa batukana, batondagira abantu batangana, biyisi ibindi bizina, turabayobewe se? Usara MC n'iyitabazi birwa batuka abantu mu gacece, kanyuma hagira ikindi kizamuka mugashaka ko mufatanye, abantu mufatanya. Ntabwo bizashoboka, ntabwo bizashoboka. Buri wese azagira uburyo bwo kwishakira, kwiha uburenganzira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mu buryo bugaragara cyangwa butagaragara, mu bwenge afite. Twese umunwa turawunganya, space turayinganya. Icyo turushanwa ni iki? Ni ubugome, gahunda yo kugira nabi, n'ubuhanga mu kugambana. Ni icyo cyonyine turushanwa. Umuntu akabara aho gusa nta kintu na kimwe amaze, ariko gutukana, gutondagira abakuru, reka da. So uko byabera kose rero uwabuze uburenganzira azabwiha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bizwi cyangwa bitazwi, bigaragara cyangwa bitagaragara, ariko bizaba. Umuntu atondagira abantu mu gacece, kanyuma ejo ukumva mwazamuye umugara gute? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ibyo byo mubimenye. Ibyo kuvuga ngo abakora mainstream, abantu abafite amapaje ya Facebook, ibyo bakoreraho ntabwo mubibona. Abafite Twitter, ibyo bakoreraho ntabwo mubibona. None ngo kubera ko ngo nagira mu kinyamakuru cye aragira gutya, no. Muzambaze. Kandi mbona mbibabwira, nta nubwo mwambuze. Niba mutabazi, ariko gutegereza ngo ngewe nigeza, biraza ureba. Biza muhari. Uburize ku kidosiye z'abanyamakuru zigera muri ibu mbere ya RMC. Mwa muri he? Mura ndabivuga. Niba utegereza byose ko bikorwa na Murangira nta kindi, ni ipingu. Ni ipingu agahereza parike mu rukiko, urukiko muri gereza. Kandi nicyo RMC yashyiriyeho kugira ngo nibura bimwe bibe byakoroherezwa ubukana muri izo nzira. Murahari. So nimutabasha kugira gufata abanyamakuru bose kimwe n'ibitangazamakuru byose kimwe, ndabarahiye abanyamakuru bazishakira uburenganzira, bazirema amatsinda, kuko nta wangwa na bose, nta n'ukundwa na bose. Abantu batondagira abandi mureba, aba batondagira barahari, iryo tsinda rirahari, n'iryo batondagira rirahari, n'iryo abazi akarengane k'abantu barahari. Aho bose rero bazabyiha, wabishaka utabishaka bazabyiha. Yes, akanyuma rero akanyuma mu gitondo nazindukiye kuri station ya polisi Gikondo. Bari bantabaje bambwira ko hari umwana uhafungiwe wabeshyewe ko yakuyemo inda, umwana w'imyaka 17. Nahise mbyumva ko tugomba kumuba hafi, tugakurikirana ibye, tukamushakira abunganizi mu mategeko, yaba yarabikoze yaba atarabikoze, akeneye umunyamategeko umwunganira. Navuganye na Karado, wenda izagira ikibikora, ariko ubwo n'abandi babimenye. Gusa umwana abampamagaye bari bazi ko, bavugaga ko umwana yabeshyewe, ariko nyuma umwana mwibazwa bivuga ko yemera ko afite inda,
icyo atemera ni ukuyikuramo, ariko ibyo bizarebwa niba ari tentative yo kuyikuramo. Urumva ngo hari ibinini ashobora kuba yaranyoye, ibyo nibyo n'abunganizi be bazareba. Avuga ko yatewe inda n'umuntu atazi, ibyo byo nabyo ntago nabihamya, ntago ngo yahamagawe n'umuntu, ni kwa kundi abana baba bahishira, ngo yahamagawe n'umuntu ngo atazi, ngo amubwira amateka, yamubwira inshuti ze, ngo yumva aramuzi, ngo amusanga Nyabugogo. No, ariko n'ushinzwe ibazwa ntabwo yagombye kurekeraho. Muri iki gihe nta umuntu wahamagaye ntabwo yaba atazwi, nimero se ntibaruye ku muntu, hanyuma se ntibayihamagara. Okay, so urumva ni etape bizageraho bisobanuka. Ariko nge nari ntabaye nzi ngo ngiye kureba niba afite umwunganizi ngo tufatikanye kumushaka, ariko bari bambwiye ko yababesherwa. Ariko nyuma y'andi ma etape nza kumenya ko ari uko bihagaze. Urumva nawe ntashaka kuvuga uwamuteye inda, ntabwo inda yagera aho yaba imvutsi utavugana n'uwayiguteye, hanyuma wagenda ngo umuntu ntabwo muzi, ngo yarampamagaye, hanyuma se ntubivuge se ukimara gutandukana nawe. Ni ikibazo, dukeneye n'intuza. Hari uburere, hari n'uburere dukeneye kuba twatanga mu bana. Se ndavuga ngo iki, inzego zino za karado n'abandi bashinzwe uburenganzira bw'abana, so ni nkaho ofete ntabwo abana bafasha abakabaye babafasha kubafasha. Kuko niba umuntu aguhamagaye atazwi akagenda akagusambanya, etape ya mbere ni ukubivuga, ntabwo utegereza ko inda iza. None uyu nguyu bimenyekanye ari uko yagize tentative yo kuyikuramo, yarangiza ngo inimero ngo ntazi, inimero itazwi ntiba urenze ntayo afite, ubuse nticamo, ntigira uwibaruyeho. Urumva umwana nawe ubwo arimo arabeshya, yabeshya ababyeyi, arabeshya muri polisi, arabeshya inshuti n'abavandimwe. Bizagira bimenyekane. Icyo nzi ko intervention yanjye cyari kinjyanyo byari kumenya ngo bihagaze biti. None uvuga ngo abantu bamenye ko ari muri gahunda yo kuyikuramo, yo gukuramo inda, barabimenyekanisha, afatwa itaravamo. Indi ishobora kuba ikirimo, ariko ikigo cyo arayifite. Ashobora kuba yaragejeje kuyikuramo, cyangwa se yararwaye akamwa imiti, simbizi. Ibyo nibyo bazakurikirana. Ariko ikigaragara cyo kubeshyerwa byo nta birimo, nawe yarabyivugiye. Ariko urumva ko ahishira n'uwayimuteye, iyo avuga ngo ntango muzi, ngo yarampamagaye, ngo abana b'iki gihe kweri. Gusa karado zizakora gute nahaguru zitabonye amakuru? Urumva kujijisha abana. Nibo duhura, nibo abantu bajya kujya mu kibazo cyabo, bavuga ngo bajye gupima ADN, akazana umwana utariwe, cyangwa agahamagara umugabo utariwe kugira ngo bibusane. Byarabaye Rutsiro, byarabaye Indera. Bumva abantu bazafasha abandi gute? N'ukeneye gufashwa atabifitemo ubushake, uwufashwa yagombye gufasha umufasha kumufasha. Nta bihari rero. Urabeshya ababyeyi, wagera muri dosiye ukavuga ibindi. Urumva ntabwo ari umwanya nataye cyo kora byatumye menya situation. Nari nigiriye mu bukwe, ariko banzayo tsoke. Twigarukire ibushya ntobo, dusuhuza abantu baho ba Viateur Mugabo, dusuhuze ba Bosco alias Gasongarere, ariko Gakamba niba gihaba ntago mbizi. Situation igeze kuba aho ngaho, ahangaha ibushya ntobo mu Kabande. Ibyo bambwiraga, kuko imusave narahakoze, bambwiraga ko umusaza Gakamba ngo yigeze gusiba inteko y'abaturage. Noneho gitifu wa Bumbogo araza ati wa musaza ko asibye inteko, abamuteye umugeri. Gakamba arawukwepa, abatakaye muri Ndera, ahubwo gitifu ari we witura hasi. Bukeye Gakamba ajya kurega gitifu ati gitifu wa Bumbogo yansanze mu murenge wanjye wa Ndera arankubita. Idose yabaye ndende. Gakamba niba kiyaba ngo ndamuzi, nigeze kuhura nawe, niba kiyaba rwose nawe reka musuze. Abamwumvise bazamunsuhurize. Ejo narahanyuze kwa Rugoro Muzehe, kwigendera kwa Bafurere, basuhuza abari muri Musave. Narahanyuze mbona bongereye ibyumba cyane, ikigo cyarakuze cyane, ntago nabashije kubasuhuza, niba kiri na bakeya twaba tuziranye.
hanyuma rero turagenda twinjira mu mushinga mugari ukorerwa kuri hegitari 85 twabanje igice kimwe cy'ikayumba ariko ntabwo twinjiyemo ikayumba ubwo ni aharebana na Musave hasi ku gishanga ariko turakomeza tubanza Ibushyantobwe nyirizina ahantu umusozi rwose bari gutunganya tubanza mu Nyambo ifamu y'Inyambo twahageze rwose bari hafi kwinikiza hanyuma barakama duhari ariko babanje kuzihamagara zose uko ikitaba ukumva ko imenye ko ariyo bahamagaye. Mutahira arazizenguruka avuga ahera mu Mahamba nyuma aza gusoza avuga n'amazina y'inka hanyuma barakama abashyitsi bakira n'abashyitsi urumva na niko byagenze aho ngaho uko mubibona. igitekerezo cyaje kandi ari byiza cyaje igitego kuri ari byiza ni byiza cyane cyane rwose kandi bazigiye byimbitira Indangamirwa ira niyo ugiye kubanza fata hariya kiriya gikorwa ugikurikirane cyose Teo mecha kizinzo Teo. Era de kizinzo. Yeah. egezeho kamera niba yatangiye uyarebe amanuka wewe mzee wewe ikorere gusa hariya Cyame cyame nyumva nakumura igende cyame umugende cyanjyana ragaranda cyame bihogo nahora kwirwa Mungu mutwe munini uri nyina wa Bitumbu Zirenga biracumitisha amatwi amahembe agakeba imanda Imana y'intigahumuriza ubukombe rega wese ruhimbana wazibanye ubugangazi Bidangamirwa abaganwa baganda zikunganya baga bayivuganira ibigwi n'umubera birori Mwahumuriza ntamujyane ntamugenga ahubwo nawe uri umuzezwa ruhimba Nari yamuzana uri umuziranenge yagihana nyambihana Yarayumvise imurihizi hinda imyugari uruhongore rw'inyana ruhinda amagaju Maze ngabiri irarisha imbogo zirayigana amakenga inkurakura zirayigenda hejuru inyange ziyarika ku mabona Zadura biriya ndamaye dore ndamara ibyaha indemera indema rugambi ibyara indemereza ruhimbi ijuru rya ruragubana na nyamubera Zadura biriya mpangazo bahamagarana ubwuzi kwitsaba n'ubwiro Akanyira igiti gitondo nkubiri gitanze mwiri bashoze rugamba na rugagashyamba Gwamaza ahubwo munka nkunda amagazi imfizi nkunda rusera Yamushumbura agiye kwishyamba urakaba basunga uteranyera umuhondo dore rugambaraga intingo Babaza unkundire nkubayabaye nkubangurira ubukombe nkuhira amazi ya mbere nkuragira ubwakabandi ubwagahinga buranze buguteye agahinda Bwino urebe ubuye bw'amasenga kugira umuvano fati nk'urigiyane dore rwanda zirakabwi
uzazurebe ibihogo byanyu ibihembe byanyu ibihembo nzajyaga ndifuza byakabuye ubundi nkawe Murega za bihembe za biheko zabizuru bivuba zamabera ngana ingoma ye zabonye wisize ngo yasiganye zibonye abambaye ibirere ngo zibonye umushotsi ye zabonye wavutse ngo zibonye umuvunyi ingabo reka mbabure nkama n'abagembyukije ubukombe narakabukira kata kigeze kwa mugambi bunja amakaratasi reba mu bitabo kirutarimba n'umugayo buri mugambi zirabugendana Ngwasa n'icyo rwiremera z'amahembe nk'uko ziriremereza ubukombe rwiremera z'amahembe nk'uko ziriremereza ubukombe ngwino ikimara umweru byarwa na ngabo uraza urabiriya ngabishesha bakogotsa abakoni bakuya biringa bitaraswa mu gihumbi bana nawe murimo yese nk'ubigasuzuguzi nk'uko ntigera uri imbaraga mu gufata mpirigira sebuja w'inziza iyo n'imitumburuka zumva umugambi n'imenera abayizi b'impinga rikaba sebuja w'impanzi ntwari rwemeza ubukama itagira impumu Nino dahombire nduri nkuba zese aho rukomeye rwa mihari ya rukinga intwari y'ingoga muri za rubandagiriro n'ingoro y'izogera Zurimenyera ubugasera ukabona ifizi y'igikaka ubwo bayumva mwikobe n'itizi nkubukana Egere 10 kundira amarere bari kwikiye mu kigena bari kwikira bitiri n'icyuma kirabakomere N'abahanga bati imboga n'imberera barazikaza Yeguri rya rutikanga iryikoranye mu nzi z'umuriri byagenda imbere Igira urugo bambiye murambi turagariye mu marembo na mutera wo mu bihogo nibwazije imbere rudahenyuka icumu ryayiza kuri hamwe iri hamye umwana badahakane nkubira muhongera mujya muhorira imberera ziramuhanda umuhonuza gusohoka yaramwise wanyambe ngera ubwe mwesereza dore zameneye mu gahinga gahinda karashira zabaye gisaga mu nzira amusabe zageze kwambaga zashinze tekarira hamwe akiri kwa mugena kasuye mu ndebe neza Ushaka kugira? Ich kann auch so spielen. Du hast du? Ich habe 2 und 5. Ja, das ist ja noch was. Warum? Was ist? Aka turagiye. Muragiye. Reka tugende ibintu bihagije. Reka. Nabimushimishije yabibonye. Yes. Gusa yumvise amazina y'inka. Yumvise amahamba gusa. N'amazina y'inka namusobanuriye. Ya Frank Abdul. Nyambo. hanyuma haruguru y'ahari inyambo twahasanze inyoni mu biti mu byari byazo byinshi cyane ziye ukuntu ziririmba niko navuga tuhavuye inyambo inyoni aha tuhagaruka hahandi ikayumba hasi harebana na Musave ya Ndera aho rero niho hari twabanje twasanze ingamiya ni punda no ingamiya ni inyamaswa z'ikimenyerezi ngo inywa litiro 20 sinzi nari ku munsi cyangwa amazi ayimaramo iminsi z'ikimenyerezi rwose ukora ku rukushoko nkuko mubibona hari iza ntama z'ubwoya nyinshi pe nyinshi hakaba amafarasi yo yasaga naho akiri mu kiraro yari yamaze kuva hanze hanyuma indogobe nazo zirahari n'utundi n'inkoko ibishuhe byose so ni umushinga rero nk'uko nabibabwiye
Ecopark ngira ngo Kigali Ecopark and Cultural Village ni nkuvuga ngo ni umudugudu w'ubukerarugendo bushingiye ku muco n'ibidukikije. Igice cya mbere nk'uko nabibabwiye ni kireba ku nyamaswa gusa, hanyuma igice cya kabiri kizavuga kuri business plan kuko nzaba navuganye na nyir'umushinga, tuvugishe n'umushyitsi wavuye mu Budage nawe atubwire uko yabibonye, hanyuma none tunagaruke ku bijyanye n'ibidukikije, ibyo bijyanye n'amazi n'ibiti bihari by'amoko yose, imifatangwe, imiko, ibyo byose tuzongera tubigarukeho, n'imyembe cyane n'imyembe ko irimo myinshi n'uburyo hateganywa kuzagira business plan. Nyir'ubwite nyir'umushinga zayitubwira, atubwire ibihateganyijwe uko bizajya bigenda. Urumva ni ibice bibiri, hari igice cya Bushyantobo n'igice cya Kayumba Musave, ni ibyiciro bitandukanye. Azatubwira uko gahunda zizaba ziteye, uko bazajya bakira abantu nuko nibiba ngombwa n'ibiciro ashobora kuzabitubwira, ariko bitari ngombwa cyane. Icy'ingenzi ni uko avuga serivisi zizajya zihatangirwa muri ibyo byiciro, izizatangirwa i Kayumba n'izatangirwa i Bushyantobo. So kugira ngo twarekeraho byaba birahagije. Ubutaha tuzakora nyir'uyu mushinga naza nibwo nzamuvugisha, hanyuma mvugishe n'umushyitsi twari kumwe umunyamahanga w'umudagekazi, hanyuma twongere dukore ikindi kiganiro. So mwakoze cyane rero, muraba agaciro. Ndumva kwamamaza tuzajakana n'abafatanyabikorwa, mwarimu Clement umufatanyabikorwa, dutegereje n'abandi bo mu mafi n'abandi kandi ni karibu. Mwakoze cyane.